Mbahaye ikaze inshuti bakunzi b'u Rwanda TV One. Muri aka kanya tugiye kubabwira zimwe mu ndwara tungurusumu ivura. Ese uzi akamaro ka tungurusumu? Ese tungurusumu uyibona gute mu buzima bwawe busanzwe? Ese tungurusumu ubona hari icyo imariye abanyarwanda ndetse n'ahandi hirya no ku isi? Tungurusumu ifite akamaro kanini cyane. Tega amatwi twubwire akamaro ka tungurusumu. Tungurusumu ni kimwe mu bihingwa kandi bifitiye abanyarwanda n'abandi hirya no hino akamaro. Tungurusumu hari bimwe mu bintu irinda kugira ngo abantu bose babashe kugira ubuzima bwiza. Tungurusumu zimwe mu ndwara zigera kuri 18 tugiye kubabwira, harimo indwara yo kwihagarika, ukarambanya. Tungurusumu kandi itunganya amaraso, ikiza inkorora. Tungurusumu kandi ikiza amibe, ikiza ibicurane, ivura impyiko, indwara y'umutwe, asima, ubuhima, guhora urwaye ibicurane, guhumeka bikabije, gukora amaraso, korera, indwara yo gukora ubwoba, gukurura umuriro, kugira umuriro mwinshi cyane. Tungurusumu kandi ivura kuryoherwa neza mu byo kurya, irinda kandi ubwonko, irinda no kurwaragurika cyane bya hato na hato bw'umutima. Ese tungurusumu tuzi uburyo tuyikoresha kugira ngo ziriya ndwara zikire? Tungurusumu kugira ngo ziriya ndwara zikira, twababwiye haruguru, hari uburyo uzikoresha kugira ngo zibashe kugirira akamaro. Tungurusumu uburyo uyikora, ufata uduheke turiya twayo ubona ko wakavanye mu butaka, kaba kari kabumbabumbye, ugafata tungurusumu nibura 10 cyangwa 20, ukazisekura neza. Wamara kuzisekura, bikaba ngombwa yuko ushyira muri igice cya litiro cy'amazi, warangiza ukavangavanga. Wamara kubivangavanga neza, amazi yazo ugashyiramo indimu 3 cyangwa se 2 bitewe n'ukuntu zingana. Icyo gihe tungurusumu uhita ujya urafata ikiyiko kimwe, ukajya ukinywa buri saha. Kuko isaha ishize ukagenda ufata ikiyiko kimwe cya wa muti, ukakinywa buri kanya. Uko isaha ishize bituma za ndwara twavuye haruguru zibasha gushira. Tungurusumu rero akaba ari imwe mu bintu bivura indwara twazibabye haruguru zigakira neza. Tungurusumu ishinzwe kuruhura umunuko mu maraso. Niyo mpamvu rero tugiye gukomeza kubabwira ibyiza bya tungurusumu kugira ngo buri muntu wese abashe gukomeza kwivura. Tungurusumu kandi idufasha iyo urwaye ibimeme. Ufite gufata tungurusumu ukayisekura, nanone ugashyiramo indimu. Iyo umaze gushyiramo indimu muri ibyo wavangavanze, ugerageza gufata bya binombe cyangwa se ya fu wavangavanze, ukayishyira mu hagati y'amano, bikaba ngombwa yuko biraramo. Icyo gihe uza kugerageza, nabwo ibimeme byawe birakira. Tungurusumu kandi ikindi maze, iyo urwaye nabwo imyate, ikiza imyate. Iyo urwaye imyate ufata amazi y'akazuyazi ugashyiramo nabwo indimu na tungurusumu, nibura
ukabikora mu gitondo na nimugoroba iminota 15, urabona ko ari iminota 30 igitondo na nimugoroba. Icyo gihe tungurusumu arico igukiza. Tungurusumu nanone iyo uyifashe ufite ahantu hafite ikibazo, tungurusumu rero uko twabibabwiye idufasha gukomeza kuzamura ubwirinzi bw'umubiri. Tungurusumu ifite akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu ndetse n'ibindi binyabuzima nk'inkoko nayo iyigirira ubuzima. Tungurusumu rero tuyikunde, tuyirye, tuyishyire mu byo kurya kubera yuko tungurusumu haba mu buryo duteguwe by'inyama tungurusumu uyishyiramo, haba mu biryo isombe tungurusumu uyishyiramo. Tungurusumu ni inyongera, igira ubuzima bwiza cyane ku muntu kurusha ibintu byinshi. Uko twabibabwiye muri ziriya ndwara zikaba muri 20 twababwiye, tugiye gufatamo indwara imwe izahaza abantu, indwara ibabaza abantu cyane, indwara irembye abantu. Tubabwireho uburyo nabwo indi ndwara uburyo wakoresha kugira ngo uyivure. Turaza kubabwira ku ndwara ya amibe. Amibe muzi ko ari indwara mbi cyane, indwara itera abantu kubabara cyane mu nda ndetse bikaba ngombwa ko wanarwara pararize y'umugongo. Iyo ndwara iyo urwaye amibe yakurembeje biba ngombwa ko hari igihe kigera ukaba utashobora no kuvuga kubera indwara ya amibe. Mudukore subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Udafite ubuzima buzira umuze ntacyo wageraho, ntacyo wakora, nta n'icyo wakimarira. Mukore subscribe ku Rwanda TV1 kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka kandi rutere imbere. Kuko twabibabwiye rero tugiye kubafasha uburyo wakora umuti wo kurwanya amibe kandi ugakira burundu. Mbere na mbere uwo muti uwukorera mu byo kurya. Ufata ibyo kurya ukabitegura neza, nibyo ibyo ari byo byose, haba imboga, haba ibiryo bikomeye, ibyo ari byo byose havuyemo cyakoze nk'impungure zo zikomeye kuba abantu bose ntabwo turya ibintu bimeze kimwe. Mbere na mbere mu buryo gakondo ibyo dufata, ibyo biryo wateguye ntabwo ushiramo amavuta, kuko muzi yuko amibe nayo ikunda cyane kwisha mu bintu byatetswe n'amavuta. Uburyo bwa mbere ufata ibirayi ukabironga neza bikavamo umwanda, wamara kubironga neza ugafata nk'ibisanzwe uteka, ugafata imbabura ugateka ugashyira ku masiga ukabitegura neza, ibyo biteye apeti ariko bitarimo amavuta, ako ukabishyira mu munyu kugira ngo bitakubihira. Iyo umaze gufata ibyo biryo bimaze gusha wenda ni ibyawe wenyine, ufata ibiryo ugomba kuba wamara, ubitegura neza ukabishyira ku gasahane aho uturyo dukeya. Wamara gufata uturyo dukeya ukadushyira ku gasahane gateguye neza, kogeje neza, kure ko muzi ko amibe nayo izirana n'indwara izo arizo zose zitari nziza n'imyanda. Wamara kubitegura nk'uko twabibabwiye ku gasahane gatoya, ugafata nanone uduheke hagati y'10 na 15 cyangwa se 20 bitewe n'ukuntu tungana n'ingano yatwo, ukadusekura neza ugashyira kuri twa turyo wateguye dukeya. Wamaze kuri twa turyo wateguye dukeya, icyo gihe uragenda ukaturya. Wamara kuturya ukagenda ugatuza. Wamara gutuza bigufasha kugira ngo ya amibe yawe ihure na bya biryo birimo tungurusumu nyinshi cyane. Iyo uhuye na tungurusumu iri nyinshi cyane rero twa turyo tugufasha nubwo tungurusumu irura mu kanwa, kubera ko haba harimo ibiryo kandi byishushe, ntabwo igusharirira mu kanwa kawe, birya nta kibazo. Iyo umaze kurya kwa turyo dukeya rero biba ngombwa yuko nyuma y'iminota 30 ufata ibiryo byinshi.
ukabirya kandi ukumva ko uhaze. Icyo gihe ubikora mu gitondo, saa sita, nimugoroba, nibura igihe gitoya, ubikora nk'ibyumweru 2, amibe urayitsemba ikakuvaho, ntizongere kukurya nk'uko byari bisanzwe ikurya. Tungurusumu rero murabyumva yuko ifite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu. Tungurusumu ni igihingwa umuntu wese yahinga kikamuteza imbere, ndetse kigateza n'imbere n'umuryango, kikagufasha kurihira abana amashuri, kikagufasha gukiza za ndwara twakubwiye haruguru zitandukanye, bigatuma utekereza neza. Tungurusumu rero tuyikunde, tuyihe agaciro, kubera yuko ari muri bimwe bifasha buri muntu wese kugira ngo agire ubuzima buzira umuze. Tuzakomeza tubabwire ibyiza birinda indwara zitandukanye. Icyo gihe iyo urwaye indwara iyo ari yose ituma udakora siporo, kubera yuko iyo urwaye amibe nta kintu kimwe wakimarira, haba mu buriri nta kintu wakimarira, haba mu mirire urya nabi. Ariko tungurusumu nk'uko twababwiye kare, iyo uyikoresheje ituma ugira apeti mu byo kurya, ituma umubiri wawe nawe umera neza, bigatuma umuntu ahora yishimye kandi yizihiwe kubera akamaro ka tungurusumu. Mudukorere subscribe, mukoresha ndetse na comment, kugira ngo u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka, nubasha kwaguka nabyo tubibashimire.